Bakunzi ba byose TV rero ndabasuhuje gatanu kuri gatanu nkuko nabibabwiye ko nzajya mbagezaho amakuru azira imuha no gusesereza. Ni byose TV, subscribinga, ulayikinge, wibuke gukanda akazogera, ugende usharinga ibiganiro byacu tugenda dukora mu buryo bwose bugiye butandukanye, ama match live, amakuru ageye acara hirya no hino tugenda tuyagarukaho. Ni breaking news kuri byose TV, niho wasanga breaking news cyangwa se sport update. Ni Robertinho wamaze kuba yerekeza mu gihugu cya Brazil kuba ajya mu biruhuko. Ni kandi Ayabonga Lebita ushinzwe kongerera imbaraga abakinnyi wabaye nawe ajya muri Afrika y'Epfo agiye kuba aruhuka, avuga ati akazi nagiye nkorera ikipe ya Rayon Sport na akazi gakomeye katari koroshye, reka nanjye mbengiye kuba nduhuka gatanu kuri gatanu. Abandi bakinnyi rero n'abandi batoza barimo umutoza wungirije rwose bakaba bari mu myitozo, bakomeje imyitozo rwose. Selami umutoza wungirije Robertinho akaba we atarigeze ajya mu biruhuko, akaba avuga ati reka mbe ndimo gutoza ikipe ya Rayon Sport, ubwo twitegura imikino ibiri isigaye kugira ngo faze are irangire, arimo umukino wa Police Football Club ndetse na Mukura Victory Club. Tukaba turimo kugenda twitegura gatanu kuri gatanu, nyuma yuko bari bahaye ikipe ibiruhuko bakayikubita, ndetse buri mukinnyi bakagenda bamukubita inote y'ibihumbi 200, bakababwira ati muwe mufashe ikiruhuko cy'iminsi mikeya. Bagarutse mu myitozo rero ku munsi w'ejo, bagiye bagaruka mu myitozo bagenda bavuga bati reka tube tugenda twitegura gatanu kuri gatanu. Ni nyakubahwa Twagirayezu Tadeo, perezida w'ikipe ya Rayon Sport, akaba yari umutumirwa kuri RBA mu rubuga rw'imikino, akaba amaze kugenda atangaza amagambo agiye atandukanye, agenda avuga ati dukeneye umuwinga, dukeneye kandi umwataka ugomba kuba asimbura Fornganye ugenda ugutsinda ibitego byinshi bigiye bitandukanye mu mikino igiye itandukanye. Akaba ahagaze ibitego 8 mu mikino 9. Numwataka uri ku rwego rwo hejuru, atariko mu gihe azaba wenda adahari cyangwa se yaruhukijwe, dukeneye umukinnyi uzagenda amusimbura ukina kuri pointe. Dukeneye kandi umukaseri usimbura Aruna Musa Majaliwa wagiye ugira ikibazo cya indiscipline, wagiye uvuga yuko yagize ikibazo cy'imvune tukabimenya nyuma y'umukino wa Musanze ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Dukeneye rero umukaseri ugiye utandukanye kandi ugiye ukomeye ku buryo bukomeye, ugiye ushobora kuba yakina imikino nyafurika. Kabone yuko twagiye tuyigarukaho tugenda tuvuga tuti shampiyona nituba tumaze gutwara igikombe cya shampiyona kuko ariyo ambisiyo, ariyo papasi yo gutwara igikombe cya shampiyona. Abatoza barabizi, abakinnyi barabizi, ndetse n'abafana bamaze kubimenya yuko dukeneye igikombe cya shampiyona. Yego nubwo andi makipe yose agiye avuga yuko dukeneye akeneye igikombe cya shampiyona, atariko Rayon Sport niyo kipe ya mbere ikeneye igikombe cya shampiyona. Nyuma y'imyaka 4 idatwara igikombe cya shampiyona, nicyo cyagiye kiduhagurutsa kugira ngo tuze turebe yuko twakwishima, ndetse n'abafana muri rusange ari bagenda bishima gatanu kuri gatanu. Ni byose TV rero, ni Kubwimana Olivier ugenda abagezaho amakuru agiye atandukanye. Genda utublessinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi dukomeze twibanire mu buryo bugiye butandukanye. Kanda subscribe, usharinge ndetse ulayikinge, wibuke gukanda akazogera kugira ngo ibiganiro byacu byose tuzajya tugenda dukora ugenda ubona notification zose uko zigenda zikurikirana gatanu kuri gatanu. Ndakomeza rero mbageza
kubagezaho ibyo perezida Twagirayezu Tade yagendaga atangaza. Agendaga avuga ati ikibazo cya Munyakazi Sadati ati rwose ati twebwe ntago tugiha agaciro ati ahubwo turibaza ukuntu agenda asaba amafaranga cyangwa se yishyuza amafaranga ati kandi nawe ari mu ikipe ari muri komite ati ibyo nabyo turagenda tubyibazaho ati twebwe nta nubwo twamuha n'umwanya wo kugira ngo tuganire nawe ati kubera ko ibyo ashaka turabizi yagiye anabitubwira. Nyuma yuko Sadati nawe yagiye asohora ibaruwa igaragaza yuko rwose agenda abeshyerwa ati abantu rwose bagiye bavuga yuko ngewe ndimo kwishyuza ikipe ya Rayon Sport bakanabishyira bagasohora email. We arimo arashinja Rayon Sport kuba yaragiye isohora email yo kuba yishyuza kandi we yaranditse yuko ashaka kuba agenda aganira na Rayon Sport muri rusange n'abayobozi ku bijyanye n'amasezerano ataragiye yubahirizwa, ku bijyanye n'amafaranga yagiye ahereza ikipe ataragiye yubahirizwa. Ati Twagirayezu Tade ati rero ibyo ngibyo nka Rayon Sport tubitesheje agaciro. Akomeza kandi avuga yuko bakeneye ofisi iri ku rwego rwo hejuru, umuterankunga wese uzakenera kuza muri Rayon Sport akavuga ati ikipe ya Rayon Sport iri ahantu heza. Ati iyi ngiyi ya Kicukiro Ziniya rwose ati ntago iri kuri kalibre y'ikipe ya Rayon Sport nk'abakunzi ba Rayon Sport cyangwa se abantu bose teganya kuza gushora imari mu ikipe ya Rayon Sport. Ati ntago iyi ari ofisi yo kuba waba uyakiriramo 5/5. Ati dushaka ofisi iri ku rwego rwo hejuru. Ati kubera yuko rero turi mu mwuka mwiza wo gutsinda, kubera yuko turi gutanga amafaranga, ati tuzagenda tubona n'ubundi abantu benshi bagenda bishyuza ikipe ya Rayon Sport. Atariko kubera iki Munyakazi Sadati atigeze aza kwishyuza Jean Fideli Uwayezu, kubera iki atigeze aza kuba ayishyuza, kubera iki yishyuza Rayon Sport kandi nawe akaba ari muri komite y'ikipe ya Rayon Sport. Ati dukeneye ofisi iri ku rwego rwo hejuru. Ati nyuma yuko ikipe ya Rayon Sport ifashe ofisi ya Ziniya, ati rero natwe dushaka kuza guhindura. Ati dukeneye SG w'ikipe ya Rayon Sport. Atariko mu gihe tutaramubona dufite umudamu rwose ugiye ubimenyereye ubikoze imyaka igera ku 18. Atariko rero nyuma yuko arimo gukora akazi ke kagiye gatandukanye, atariko ahagaze mu mwanya wa SG nyuma yuko tutari twabona undi mu SG w'ikipe ya Rayon Sport muri iyi minsi. Mu gihe kitarenze ukwezi turaba twamaze kubishyiraho umucyo, mu gihe kingana n'ukwezi ibintu byose turaba turimo kubishyira ku murongo kugira ngo tugende tubihereza umurongo ikipe ya Rayon Sport muri iki gihe cyangwa se muri iyi myaka 4 cyangwa se muri iki gihe cya vuba. Turabagezaho amafaranga yagiye ava muri derby, amafaranga yagiye ava mu baterankunga bagiye bamamaza kuri iriya match. Turagenda tubigarukaho 5/5. Ati turagenda tubigarukaho details zose uko byagiye bigerwaho cyangwa se uko abafana bagiye binjira, uko abaterankunga bagiye binjira. Ati turimo kugenda tubitegura 5/5 kugira ngo abakunzi ba Rayon Sport bagende banogerwa baryoherwa no kuba baratanze amafaranga yabo kugira ngo binjire muri iyi Rayon Sport, binjire no muri iyi derby muri rusange. Ati twashakaga amafaranga twarayabonye. Ati twashakaga
twashakaga ndetse n'abaterankunga twarababonye, twashakaga intsinzi iyo ngiyo twagiye tuyibura, atariko icyo tugarukaho nuko twagiye twinjiza neza kuri stade yuko batinjira nabi ati rwose bagiye binjira neza 5-5 ati icyo nasabwaga nukuba naragombaga kuba nakuzuza ikipe nakuzuza stade muri rusange, ati ibyo byarabaye, ibyo byose ndabishimira abareyo muri rusange. Agaruka kandi kuri bisi mwarabibonye, ati ikipe ya Rayon Sport igiye kugira bisi iri ku rwego rwo hejuru, ati ikipe ya Rayon Sport igiye kuba ifite bisi hano ku butaka bw'u Rwanda, nta yindi kipe izaba ifite bisi muri rusange. Ati ikipe ya Rayon Sport, ati nyuma yuko imaze imyaka 4 itagira ayihagaze, ati ikipe ya Rayon Sport, ati nyuma yuko abantu benshi bagiye bavuga ati ikipe ya Rayon Sport iba mu muhanda, iba hehe, atariko ibyo ngibyo tugiye kugenda tubishyiraho umucyo, Rayon Sport igire nyirayo. Ati abanyamuryango bagera ku bantu 500, abantu bagera kuri 500, ati Rayon Sport mu kagari, Rayon Sport yamaze kubona abantu biyandikisha bavuga bati ikipe ya Rayon Sport turagenda tuyishoramo imari, tuyishoramo ibigiye bitandukanye muri rusange, ati tugende tuyishoramo imari muri rusange, tugende dushoramo imigabane, buri munyamuryango wese agende agira agaciro mu ikipe ya Rayon Sport. Akomeza kandi avuga yuko abakinnyi muri rusange, abatoza muri rusange, staff technique bose bagiye bavuga bati turashaka igikombe, cya shampiyona, ati turashaka kutitiza umujyi wa Kigali, turashaka kandi gukina amarushanwa mpuzamahanga. Ni ibyose yagendaga avuga, ni byinshi cyane yagendaga avuga nyakubahwa perezida Twagirayezu Tadeyo. Ibindi byose nakagaruka kuri hano byose TV, tuzagenda tubibagarukiraho 5-5. Ni byose TV rero, dusubscribing, ulayikinge, wibuka gukanda kazogera, tuzajya tugenda tubakurikirana inkuru zigiye zitandukanye cyane. Ndabakunda cyane, ni byose TV, ni Kubwimana Olivier, ndabakunda cyane rero, tukomeze twibanire 5-5. Ciao.